Inyamaswa idakenga yishwe n'umutizi kandi inzira ntibwira umunyezi. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi neza. Mu buzima habamo inzitizi nyinshi, habamo abanzi benshi, ndetse haba harimo abari kuba baduhiga benshi. Dutangiranye n'abari bari kurwana ku buzima bwabo ahangaha, ndetse bari kuba bakiruka ahangaha. Ariko hari umukobwa atise ahangaha, umwe wari unaniwe muri bo. Kumbe uyu nguyu uri ahangaha, umukobwa agiye kuba yakomeza, yamutambitse ikirenge ku kirenge cyiwe. Umukobwa niko kuba yakikubita hasi. Kumbe aho ngaho hari abandi basore babiri, niko kuba babyitegereza. Barangije baravuga ati uwo nguwo mumureke bana, ati bataza kuba badufatira ahangaha, ati uyu nguyu mumureke tumusige ahangaha. Barakwereka undi musore Samu wari uri ahangaha, yatangiye kubabwira ati ariko ibi ngibi mutangiye kuba mwakora ntabwo ari byo twumvikanye. Atangiye kuba yavuga ati igihano, ati igihano bagombaga kuba bahana uyu muswa w'umusore wari warigeze akari akajya he, ndetse wabangamiraga abantu bari ahangaha. Seti yagije yegera ahangaha Mirelle Ivuzimana, arangije niko kuba yamuterura, aramubwira ati ubu ngubu uratuje uratekanye, ati tugomba kuba twava ahangaha nkakujyana mu rugo. Seti nuko nguko yakuye aho ngaho Mirelle Ivuzimana, ndetse Mirelle Ivuzimana kuryama ahangaha yatangiye kuba yakibuka cyangwa se yakisubiramo mu ntekerezo, agenda yibuka ibintu byari bigiye kuba byamubaho, ndetse n'ukuntu cya bawani cyabashije kuba cyamukubita nk'igikubita ingoma y'abaporoso, cyangwa se akabuno k'abatinganyi. Sori, mvuze nabi bitari ngombwa. Kumbe muri ako kanya amaze kuba yakanguka, hari umukecuru wari hafi aho ngaho, niko kuba yaza yiruka areba neza, sireba neza, cekinga ko umukobwa wacu Mirelle Ivuzimana nta kibazo afite, cyangwa se nta kibazo yaba ahuye nacyo. Ivuzimana yatangiye kuba yabaza umukecuru wari uri ahangaha, ati nakerewe rwose. We ntiyabyutse ari kuba yatekereza ubuzima bwiwe. Kumbe umukecuru yatangiye kuba yamuganiriza inkuru y'ukuntu yabashije kuba yatabarwa ubuzima bwiwe, ndetse bwabashije kuba bwatabarwa n'umusore utagira uko asa, ari we Seti. Ndetse ko iyo ataza kuba yamutabaye, yari kuba yakubitiwe aho ngaho, ndetse akaba yakubitwa cyane nk'agaturu cyangwa se nk'akagoma k'abaporoso. Mbibutsa ko turi mu cyumweru cyo kuba twatanga subscribe ku batarayikora. Intego yacu ni ukuzuza 100, ndetse ndabinginze mwe mwadukorera subscribe mutazajya mucikwa n'inkuru nk'izi ngizi, ndetse zigira amasomo zitwigisha, zikagira ahantu zituvana naho zibasha kuba zatugeza. Kandi ujye no muri comment ube watanga igitekerezo cyawe, nubasha kuba wakunda iyi nkuru yacu uze kuba wakandamo cyangwa se washyiramo imitima myinshi. Kandi ntiwibagirwe kuba wadukandira kuri like, ndetse no kuba wakora share ku bantu bawe, kuko ni ingenzi cyane kuri channel yacu. Disa agakobwa kacu ka Mirelle Ivuzimana kari kabashije kuba kakiri inkoni, kabashije kuba kakubitwa na ryabandi rya bawani. Ndetse umukecuru ariko yakabwira ati humura mwana wanjye uraza kuba wamera neza, ati nta kintu na kimwe wongera kuba wawubwa uri ahangaha, ati rwose wumva utuje uratekanye, ati se ahubwo mbe nakuzanira amata, ati ko mbona utaramera neza. Kumbe umukecuru nawe yatangiye kuba yakita kuri Mirelle ahangaha. Mirelle we yari ari kuba yakomeza kuba yakibuka abavandimwe b'ukuntu bavuze ati uyu mukobwa tube twamusiga ahangaha, ndetse akibuka nawe umwana amukubita amubwira ati wanyu mufite amafaranga, ati kubera icyo uri ahangaha ku muhanda, ati uri kumwe natwe. Ivuzimana kamere yatangiye kumwica. Umukecuru aramubwira ati tuzamo, ati wirira. Disi kari katangiye no kuba karira, kaheranwe n'agahinda kakishe. Ariko nyuma y'ubuzima, cyangwa se nyuma y'ikibi, ubuzima buba bugomba kuba bwakomeza, ndetse ukabugendesha uko bushaka bukamera neza. Umukobwa yabwiye umukecuru ati njye ndashaka kuba nashyingiranwa n'umusore w'umukire, ati ibyo bindi uri kuba wambwira rwose nta kintu bimbwiye, ati njye ndashaka kuba nashyingiranwa n'umusore w'umukire, ati ufite amafaranga uzabasha kuba wanyitaho, ati kuko njyewe ntago nshoboye. Umukecuru wari uri aha rwose nawe yari yiyemeje kuba yafasha, ndetse agafata inshingano zo kuba yaba umubyeyi cyangwa se yaba muganga kuri uyu mukobwa. Umukecuru yatangiye kubabwira umukobwa ati ahangaha rwose umusore wacu Seti wabashije kuba yagutabara,
ati imyaka yose amaze rwose ari kuba yashaka umuntu wazamuba hafi cyangwa se uwo babana nk'umugore, ati ntabwo nari nzi ko azabona izuba rwose. Umukobwa yatangiye kubabwira mukecuru ati nawe ariko ati ba wagabanya igikabyo, ati sibyo uri kuba wantaka rwose, ati uri kubona ari byo. Kumba agakobwa ka Mirelle Vuzimana rwose nako kari karihebye, ndetse umukecuru akomeza akabwira ati rwose ati urasa neza rwose uri umukobwa mwiza. Rivuzimana ati ariko mukecuru nawe ati have udatuma niruka rwose, ati n'ukuntu insa. Agakobwa niko kuba kabwira mukecuru ayo magambo, ndetse umukecuru niko kuba yakegera arangije atangira kuba yagahumuriza akabwira ati mwana muto uracyari umwana, ati ntukitere stress rwose, ati ibibazo by'isi n'ubundi ati twaje gusanga ari bimwe, ati ariko wowe ntugire ikibazo, ati ngiye kuba nagira ibyo ntegura, ati kandi umugabo wambwiye kuba nagushakira umenye ko umufite, ahubwo wamaze kuba wamubona, nta mpamvu yo kuba wakomeza wigunze. Hari igihe uba wumva wihebye ndetse wumva nta kintu cyo kuba wakora usigaranye, ariko tujye twibuka ko hari Imana iba ihari kandi bigomba kuba yaducungira ndetse ikaduha n'ibisubizo by'ibibazo duhora tuba turi kwibaza bwa buri munsi. Umukobwa akicaye ahangaha nababwiye ngo uyu mukobwa yitwa Emily Mirelle Vuzimana, ndetse ahangaha yakomezaga yibaza impamvu bashuti be batangiye kuba bamusiga. Hari telefone yatangiye kuba yakakira ahangaha, ndetse we nta kintu yari ari kubasha kuba yavuga, yari yicecekeye. Banza abashuti be bari bongeye kuba bamuhamagara bashaka kuba bamusura. Mwibuke byose bijya gutangira no kurangira, uyu mukobwa Mirelle Vuzimana yari yatabawe n'umusore w'ibogari ndetse mwiza ahangaha bita Seti. Barakwereka ahangaha yari yibereye mu modoka agomba kuba yajya mu kazi. Mukecuru wacu niko kuba yamuhamagara ndetse ari kuba yamubwira inkuru nziza rwose. Umusore yatangiye kubaza mukecuru ati se noneho wa mukobwa ararembye tuze tumutware kwa muganga. Mukecuru niko kuba yamubwira ati reka reka, ati ahubwo sinzi niba uri buze kuba wabyemera, ati ariko umukobwa yavuze ngo yego, ati yavuze ngo yego, ati ahubwo hindukira imodoka ube wagaruka, ati ube waza kuba wamureba. Seti niko kuba yabwira driver cyangwa se shoferi ati ndakwinginze hindukira imodoka, ati tube twasubira mu rugo kwa mukecuru. Barakwereka ba basore nabo bari bamaze kuba bahamagara umukobwa. Samu yaje ahangaha yarakaye, Umani yaje ahangaha yarakaye, ari kuba yabwira Mirelle Vuzimana ati gute wowe utinyuka kuba wankupa, ati buriya wibazaga iki ubundi wowe. Agakobwa ko kumbe n'aka gakobwa mwibuke bari kumwe mu mugoroba washize katangiye kuba kamufata ukuboko kamubwira ati twaketse ko wapfuye rwose, ati tubabarire. Mirelle Vuzimana niko kuba yababwira ati gute mwatinyutse kuba mwansiga hariya hantu, ati kandi mwari muzi ko atari heza habe na gatoya, ati mwumvaga ndi buze kuba narokoka gute. Agakobwa niko kuba kambwira ati natwe nta mahitamo twari dufite, ati twagombaga kuba twagusiga tukagenda. Samu nawe yatangiye kuhambwira ati erega hariya nawe wabonaga kuri buze ko wadukereza, ati kuko nta ntege wari ufite. Namwe munyumvira aba bantu, kuba umuntu nta ntege yari afite utagombaga kuba bamutabara cyangwa se bamusindagiza ngo agende. Samu yatangiye kuhambwira ati wowe uri n'umwicanyi. Mirelle niko kuba yamubaza ati gute watinyuka kuba wambwira ayo magambo nyuma y'ibintu mwashatse kuba mwankora cyangwa se nyuma y'ibyo mwanyeretse, ati ntabwo uri kuba wabyibuka. Umani niko kuba yambwira ati wese ibyo wagerageje kuba wakora imyaka ingahe ishize, ati ntabwo ubasha kuba wabyibuka. Mirelle Vuzimana ati ngo iki? Samu niko kuba yambwira ati rwose wowe ati uri umwicanyi, ati wibagiwe ko washatse kuba wakica Jambo. Kumva umukobwa wari uri hano mbanza bari bamwise Jambo, nubwo tutaramenya Jambo uwo ari we. Umukobwa yahise ahindukira arangije abwira Samu ati ariko muhagarika kuba mwavuga ayo magambo imbere y'umukobwa, ati rwose mube mwabihagarika ndabinginze ndabasabye, bigaragare ko uyu nguyu ari we Jambo wari uri hano. Ndetse Samu yari atangiye kuba yakita umukobwa umwicanyi amubwira ati se ntabwo uri ko wabikibuka ibyo wakoreye hariya kuri swimming pool rwose, ati ubwo wasunikaga uyu mukobwa mu mazi gapfe. Ese Vuzimana ko tumuzi ko ari umukobwa wigirira umucyo ndetse ugira n'impuhwe, ibyo bintu byo kuba yakica umuntu yabasha kuba yabikora? Umwanya we wakomeje amubwira ati gerageza kuba wasubiza ubwenge inyuma, ati ube wakibuka ibyabaye, reka batwereke ibyabereye kuri swimming pool ubwo umukobwa yazaga koga.
ndetse umukobwa yaje ahangaha ari kuba yahamagara ati Jambo, ati Jambo uri hehe? Bigaragare ko uyu mukobwa yaje hano kuri swimming pool yari yabuze umukobwa ari kuba yamushaka, ndetse murabona ko yari ari kuba yamuhamagara kumba kiri aho hari uwaje amusunikira mu mazi, kumbe yari Jambo nyir'ubwite. Arangije niko kuba yatangira kuba yaseka ari kuba yavuga ati nimba wapfa cyangwa se nakwica, ati ndaza gufatirana amahirwe yawe y'ubushuti dufitanye, ati babe banyadobuta nanjye mbe nabasha kuba nagirwa icyizere n'uriya mugabo. Sinzi umugabo yari ari kuba yavuga, nawe kumara kuba yakora ayo mabi yisunitse aho ngaho muri pisine, ndetse niwe wabashije kuba yakijyanamo. Kumva agakobwa kacu ka Mirelle Vuzimana kari karitoje ibintu byinshi ahangaha, ko kari kazi no koga karoze, kaza ahangaha gutabara umukobwa. Murebe ukuntu abantu bigirira umutima mwiza, ndetse kugira neza no kuba wagira umutima mwiza ntako bisa. Ndetse ibingibi ntabwo uba ugomba kuba wabishimirwa n'umuntu nyir'ubwite, ibingibi ni Imana iba igomba kuzabigushimira wowe nayo ku giti cyayo. Ako kanya Mirelle Vuzimana yakuyemo umukobwa Jambo mu mazi muri pisine, ndetse ahangaha atangira kuba yamuha first aid kit, ibyo twakwita nk'ubutabazi bw'ibanze mu kinyarwanda. Abasore niko kuba bahagera batangira kuba bamubaza ati se noneho ibigenze gute? Mirelle Vuzimana niko kuba yababwira ati ngiye narinje ahangaha, ati ndi kuba nashaka Jambo ndi kumushakira ahangaha, ati sinibuka umuntu wabashije kuba yanjugunya mu mazi, ati noneho ngiye kureba neza nawe mubona ari mu mazi. Disi Jambo umutima watangiye kuba wamucira urubanza, umubwira ati wewe washatse kuba wakica umuntu utazi ko abashije kuba azi koga. Ahangaha kagatangiye kuba kabwira ba basore ati rwose arantabaye, ariko abasore sinzi ukuntu bari kuba babigarura bakavuga ngo uyu mukobwa wacu Mirelle Vuzimana yashatse kuba yamwica. Hari ukuntu Imana ikubohereza ibigeragezo cyangwa se ikagutereza ibigeragezo mu buzima bwawe, ariko kubera kwihangana no gushobora ukabasha kuba wabicamo. Ahangaha nibyo yari akibabwira, ababwira ati se gute nari kuba nasunitswe mu mazi kandi ari njye wageze muri pisine bwa mbere, ati nkaba narohamisha uyu mukobwa Jambo. Akwereka Samu yatangiye kuba yaniga umukobwa wacu Mirelle Vuzimana, amubwira ati ariko kuba wakemera ibyo wakoze, ati bikugomba iki cyangwa se bigusaba iki? Kumbe barakwereka umugambanyi we yari ahari ahangaha acecetse. Uyu nguyu Samu akomeza aniga umukobwa amubwira ati wamwicanye ugomba kuba wapfa, ati ubona abantu nkamwe mutagira ubumuntu, ati ntabwo mwakagombye kuba muri kuri iyi si rwose, ati wumva kuba wapfa. Mirelle Vuzimana niko kuba yabona nta mikino iri ahangaha, arangije afata ivaze niko kuba yayikubita cya kigo cyari kiri kuba cyamunika cya Samu, akibwira ati jya mu kuzimu ari wowe. Ahangaha umukobwa wacu Jambo yatangiye kuba yagira ubwoba, ndetse barakwereka Mirelle Vuzimana yatangiye kuba yakibuka neza umuntu wabashije kuba yamusunika muri pisine cya gihe yari Jambo. Yaramubwiye ati ndabizi neza ko yari wowe cya gihe, kuko ninjye nawe twari hariya kuri swimming pool twenyine, ati kubera icyo wakoze biriya. Jambo yatangiye kuba yahakana, ndetse ari nako Mirelle Vuzimana akomeza amubwira ati sinatekerezaga ko ubwo nawe washakaga kuba wakica wowe ubwawe ku giti cyawe, ati se niba warashakaga kwiyica iyo wiyica wenyine ngewe ukandika ko nashakaga kuba nakiberaho neza. Akangaka ka Jambo kumva ko umukobwa igihe cyose yari abizi katangiye kuba kamwegera, agatangira kuba kamusaba imbabazi, kambwira ati ndakwinginze mbabarira, ati ndakwinginze mbabarira rwose, ati nanjye ubwanjye nari nibuze, ati sinumvaga ko nshaka kuba nabaho muri buriya buzima, ati kandi urabizi nanjye nifuzaga ko abavandimwe bacu badufata kimwe ndetse bakadufata ndetse nk'abavandimwe nanjye. Disi akangaka ka Jambo kari hano kagize isoni ndetse n'ipfunwe, ndetse kagira n'ishyari ryo kuba uyu mukobwa Mirelle Vuzimana babatipe cyangwa se bayita abavandimwe bo baramufataga neza. Ahangaha Omani yatangiye kuba yambwira ati ariko ubwawe bishatse, ati wahindura intekerezo zawe rwose, ati ukaba wagaruka muri famiye mu rugo. Umukobwa niko kuba yababwira ati natekerezaga ko muri abantu beza, ndetse ubwo tuzabana tuzakomeza kuba twabana mu mahoro, ati ariko naje gusanga atari ko mumeze rwose, ati ahubwo namwe muri inyamaswa. Atangiye kuba yababwira ati muri inyamaswa, ati ibyo mwankoreye byose, ati zari inyungu zanyu, ati reba naho mbashe kuba nababwirira ukuri ntimuri kubasha kuba mwanyumva, ahubwo muracyamushyigikiye ndetse muracyanamwizera,
kandi ari wowe ubashije kuba wankora biriya byose. Disi Mirelle Vuzimana ahangaha yari atangiye kuba yantera agahinda, nanjye uri kuba nababwiriye inkuru cyangwa se nabasobanuriye inkuru, yari atangiye kuba yantera urujijo mu kuba biriya byose byaragiye bimubaho ndetse n'ahabwa ubutabera. Samu yakomezaga amubwira ati ceceka wa mwicanyi we, agahindukira akabwira wa mukobwa wacu Jambo ati uriya mwihorere ni umusazi, ati tuzakurinda kandi turi ahangaha nk'abavandimwe bawe. Disi Mirelle Vuzimana yabonye ko yari yaragiye mu ruhande rubi, ndetse abo yita abavandimwe biwe rwose nta bavandimwe babarimo. Basore ahangaha batangiye kuba babangamira Mirelle Vuzimana bamubwira ati ariko ibyo byose uri no kuba wadushinja, aturibuka neza ko nta bimenyetso ufite byo kuba twarashatse kuba twakwica. ngo nguwo yari Samu, ariko kuba yamubwira tugombe kuba wadusaba imbabazi. Umukobwa niko kuba yarakara arangije arababwira ati nabiyamye, ariko ati igihe nababwiriye ko kuba mwansohokera mu cyumba ati ntabwo muri kuba mwabyumva. Samu niko kuba yakongera kugira kamere, aramubwira ati ariko ubundi iki gikobwa ati twacyambuye ubuzima n'ubundi ko mbona kimaze gusara, kimaze kuba ikimara. Kumbe Mirelle Vuzimana yari ari kuba yabumva. Samu niko kuba yazanga arangije amuhagurutsa ku buriri, arangije aramubwira tugomba kuba wapfukama hasi ati ukadusaba imbabazi wa gikobwa we, ati ubundi waje kuba wahinduka gutya uza kugira ubugoryi bumeze gutya ryari? Kumbe barakwereka Samu nawe bigaragare ko atari shyashya, ndetse hari ikintu yabaga akurikiriye kuri uyu mukobwa ariko atabashije kuba yabona. Uwitwa Samu w'ahangaha nawe ntiyari ari kuvuga rumwe na Mirelle Vuzimana, yari ari kuba yamubwira ati igihe cyose utarabasha kuba wadusaba imbabazi ati sinzi kuri buze kuba wagira ubuzima buzira umuze. Mirelle Vuzimana nawe ahangaha yabonye ko nta kundi agomba kuba yakomera, ndetse mu gihe cyabanza umugani wawe uba ugomba kuba wakomera, akaba ari wowe witaho igihe uri kubona nta murinzi ufite. Yatangiye kuba yababwira ati imyaka yose ishize 3 ati nabanye namwe ntazi ko mushaka kuba mwanyica, ati none muri kuba mwambwira ngo mbasabe imbabazi. Kumbe ka gakobwa ka Jambo katangiye kuba kabwira Mirelle ati gute watinyuka kuba wavuga amagambo bimeze gutya imbere yacu n'abavandimwe bawe babiri? Mirelle niko kuba yababwira ati njyewe ubwo ibyo ngibyo nta nubwo nkibyitayeho, ati nta nubwo ari byo ndi kubasha kuba narebaho. Ahangaha Omani yatangiye kuba yambwira ati ese ibyo uri kuvuga aturabizi? Umukobwa niko kuba yamukubita urushyi aho ngaho, yamuslapinga urushyi rwa danje, aramubwira ati se sinkweretse ibyo ndi kuba navuga ko mbizi cyane ndetse mbizi birengejeho? ati izo mbabazi mwahoze mumbwira, ati uko nguko niko nsaba imbabazi. Jambo yatangiye kuba yafata Omani amubaza ati Omani umeze neza? ati ntago ubabaye? Niko kuba kahindukira karangije karamubwira ati gute watinyuka kuba wakubita urushyi umuvandimwe wawe ndetse mukuru wakubashye akakurera imyaka yose? ati ibi nibyo wita ubupfura? Nawe wibaza abantu mu mugoroba washize bari bamutaye wenyine ndetse bamusize wenyine ahantu mu irigara rya Bawani, ndetse batamutekerezaga ko yagomba kuba yanahapfira. Umusore Samu yatangiye kuba yamufata ukuboko amubwira ati se saba imbabazi umuvandimwe wanjye rwose. Umusore nawe akimufata, umukobwa ahangaha yari yarakaye niko kuba yamuriye box yo mu nda, arangije amubwira ati se bimeze neza? Ahangaha ka Jambo kakomeje gashora umunwa, kandi nako ndi kubona aho biri bukere bari buze kuba bakankubitira cyangwa se bakankubitana ahangaha. Umukobwa yatangiye kuba yababwira ati noneho ngiye reka mbe nanababwiza ukuri, nkakantuza nkabakurire ku ntuza rwose nkashyishure, ati ngiye nta hantu ngomba kuba nakongera kuba najyana namwe, ati kandi n'uwo muryango muri kwa mwankangisha, ati nta n'uwo nzagarukamo ubu ngubu, ati narakuze bihagije, ati I'm mature enough, ati rwose narakuze, ati nta nubwo nkibakeneye, ati kuko n'ubundi mwebwe ntimwigeze mubasha kuba mwamfata neza, ati ubuzima bwose twabanyemo ati narabubonye kandi namaze kuba nakiga isomo, ati rero sinkibakeneye, ati ubu ngubu ndi umukobwa ugomba kuba nagira umuryango ndetse nkaba nagira ibyo nitaho. Abasore niko kuba bakikanga ngo wagira ibyo witaho. Omani yatangiye kuba yamubwira ati se uhagaze neza cyangwa se uri shuwa y'ibintu uri kubasha kuba wavuga ko nta ngaruka bigufiteho? Samu nawe niko kuba yavuga ati gute byaje kuba byagenda gutyo, ati gute waje kuba wagira fiyanse, ati ntutubwire. Jambo nawe yatangiye kuba yamubwira ati ese ko nkuzi nta fiyanse ufite,
ati waje kuba wamukura hehe? Bibutse umukobwa wacu Mirelle Vuzimana yari yagize umukunzi ndetse yari yabwiye mukecuru ko yemeye kuba yashakana n'umusore ariko ufite amafaranga ndetse n'ubutunzi ugomba kuba yamwitaho akamuha ibyishimo. Ahangaha yatangiye kuba yaseka ndetse ananenga abitwa abasaza biwe babashije kuba babana muri ubu buzima ariko ntibabashe kuba bamufata nk'umwana wabo cyangwa se nka mushiki wabo. Yatangiye kuba yababwira ati mwese ibyo muri kuba mwakikora ahangaha n'ibyo muri kuba mwavuga ntabyo muzi. Ati umugabo wanjye arabarenze mwese ndetse ni Bogare. Samu niko kuba yambwira ati se niba uri umukobwa muzima wahamagaye uwo mugabo wawe tukaba twamureba? Murabizi hano seti wacu we ni Bogari ndetse ni n'umusore mwiza ndetse uteye neza uba wifunze mu dukweto. Umukobwa niko kuba yababwira ati ariko sheri wanjye namuhamagaye rwose atari ahangaha mwahindukira mukaba mwahura nawe niba mushaka kuba mwahura nawe. Ako kanya barahindukiye bose ndetse seti mukecuru yari yamuhamagaye niko kuza ahangaha na mukecuru afashe varize. Bakiri aho ngaho bari guhindukira ngo barebe uje, kumbe ntabwo yari wa musore wacu seti ahubwo haje wa mukecuru ari kuba yabasunika ababwira ati mumvire mu nzira mwabicucu mwe. Mukecuru niko kuba yaza ahangaha ababwira ati se abaza umukobwa ati se noneho umeze neza? Ati ndabona ufite abashitsi. Ka gakobwa ka Jambo katangiye kuba kavuga ati si umukecuru noneho uje ahangaha we ni dasitabine noneho ari kuba yansunika gutya. Ati bimeze bite? Umukobwa niko kuba yatangira kubwira Jambo ati uyu mukecuru ariko uramwibuka ukuntu ari we nshuti nagize cyangwa se ukuntu ari we wamfashije akaba yamfata nk'umwana we ndetse nanjye nkamufata nka mama. Ati ubwo ntacyo gukora nari mfite. Yatangiye kuba yabwira aka gakobwa ka Jambo ati webye uri kuba wakishoramo ntabyo uzi. Ati habe na gato nta na kimwe uzi, ni nk'agatonyanga muja mwinyanga nako sori mu nyanja. Agakobwa gatangira kuba kambwira ati ariko urabizi neza ko ibingibi twabicanyemo. Ati ndetse turi inshuti. Agakobwa hano ka Mirelle katangiye kuba kagira umujinya karamubwira ati aka kanya ndashaka kuba wava ahangaha muri iyi nzu ukagenda. Jambo yatangiye kuba yamubwira ati ariko ibingibi uri kuba wakora muri aka kanya ati urabizi neza ko atari byiza habe kuri njye no ku buzima bwacu. Katangiye kuba kamwinginga. Umukobwa niko kuba yakabwira ati ndekuzwa vuba. Ati se aka kanya ati wibagiwe ibyo wahoze uvuga n'amagambo wahoze ukoresha ku buzima bwanjye. Ati biriya byose mba ndi kuba nabireba ndetse nkakomeza nkusoma mu mutwe. Ati nkaza gusanga rwose nta bwenge ufite. Ati ndetse n'ibyo nabashije kuba nagukorera nta bwenge washyizemo. Mirelle yatangiye kuba yabwira Jambo. Jambo nawe ahangaha ari kuba yambwira ati ariko urabizi njye nawe twabaye inshuti rwose. Ati wakagombye kuba wabyibuka ntubyirengagize. Mukecuru nawe ku ruhande yari yafashe inkoni ari kuba yavuga ati wongera kuba yankorera ku mukobwa cyangwa se ku mwana ndaba namukobita. Mirelle yakomeje kuba yamubwira ati rero ubwo igihe ni iki ngo njye nawe ati tube twatandukana. Sam akamubwira ati wigira ikibazo rata abasaza bawe turi hano. Ati tuzabasha kuba twakurinda ndetse tukwiteho. Agakobwa hano ariko ni kari kubasha kuba kabyumva. Mirelle yatangiye kuba yababwira ati iyo muza kuba mwamurinda ati cyangwa mushaka kuzamwitaho mwari kuba mwarahereye imbere cyangwa se mwarahereye na kare mubikora. Mukecuru ahangaha yatangiye kuba yateranya utuntu n'utundi ndetse Mirelle yatangiye kuba yababwira ati se mu bushuti bwanjye n'uwo mukobwa twabanyemo ati muzi amafaranga yose nabashije kuba namutakazaho cyangwa se amafaranga nabashije kuba namushyiraho. Ati niwe nishyuriraga ishuri. Ati yari ameze nk'umukobwa wanjye abantu bose ubushuti bwacu rwose babugize nk'intuza. Umukobwa niko kuba yabereka ahangaha ati uwo mukobwa byose mu myaka ine twari tumaze kuba twabana ati nari maze kuba namutakazaho miliyoni 58 zose. Ati se ayo mafaranga yose murumva ari amafaranga make cyangwa se ari amafaranga yapfuye kuba yakizana gutyo? Ati se ubwo twabaga turi kuba twaganira ati mwajyaga mumbwira ngo iki? Ati si mwajyaga mumbwira ko ubushuti atari amafaranga ndetse nta hantu bihuriye? Ati ariko murebe inshuti zanjye cyangwa se abo nitaga abavandimwe ati ibyo babashije kuba bankora cyangwa se ukuntu bari babashije kuba bampinduka. Umukobwa yatangiye kuba yabibutsa ubwo babaga bari kuganira bombi ndetse Sam ahangaha ari kuba yababwira ati uyu mukobwa uri ahangaha ati barabizi abantu bose
ati byarenze ubushuti busanzwe, ati ubu ngubu umeze nka mama we, ati rero ugomba kuba wamwishyurira amafaranga. Mireille agakomeza kuba yababwira ati ariko amafaranga mfite mbafite murabizi nayo mu rugo ndetse n'ay'umuryango muri rusange, ati ntabwo ngomba kuba nayakoresha cyangwa se nyangiriza uko niboneye, nanjye ngomba kuba nakigengesera. Oman yabaga ari aho ngaho acecetse, akangaka kakamubwira ati abantu bose barabizi rwose ngiye nawe ko turi inshuti ndetse byarenze ubushuti, ubu ngubu umeze nk'umubyeyi kuri njyewe, ati rero sinumva ko kuba wamfasha ari ikibazo. Kumbe na mukecuru muri icyo gihe yabaga harababwira ati ariko mwakagombye kuba mwakitwara neza mw'abana mwe, ati sinshaka kuzabona ubushuti bwanyu bwangiritse. Ndetse mukecuru ahangaha we nawe yari ashyigikiye umukobwa rwose, ntiyangaga ko agira inshuti, ndetse n'ayo mafaranga yari ari kuba yamusaba y'ishuri mukecuru ntiyabashaga kuba yamubuza kuba yayamuha, ahubwo icyo yakomezaga kuba yabasaba kwari ukuba bakomeza bashyigikira ubushuti bwabo, akaba ari bwo bashyira imbere ndetse akaba ari bwo bujya mbere. Ahangaha umukecuru yarababwiye ati mugomba kuba mwakitwaranaho neza, ndetse nk'umuntu mukuru yabahaga inama zikinze ndetse zagira icyo zibafasha, zikagira n'aho zibavana, zikagira n'aho zibageza mu buzima bwabo. Ahangaha agakobwa kakomezaga kuba kamureba ndetse kakishimamo, kabonaga mukecuru ntaribi rye, ndetse ngo mwibuke ko mukecuru yabaye umubyeyi mwiza muri iyi myaka yose yabanye n'umukobwa. Ndetse mwibuke umukobwa ahangaha Mireille Vuzimana yatubwiye ngo iwabo bafite amafaranga, atari ko we ku giti cye nta kintu amumariye. Oman muri ako kanya niko kuba yamufata amubwira ati se none ibi ngibi, ati byari ngombwa kubitwibutsa aka kanya. Mireille Vuzimana niko kuba yababwira ati ndi kuba nabibutsa inshingano mwari mukagombye kuba mwakora nk'abasaza bacu ariko mutakoze, nkaba naragerageje kuba nazikora. Ati none reba kuri uyu munsi wa none, ati ibyo muri kuba mwanyitura rwose ntabwo ari byiza habe na gatoya. Jambo we yabitekerejeho aza gusanga ibyo bari kuba bakora atari sawa, niko kuba yatangira kuba yasaba Mireille Vuzimana imbabazi ahangaha, amubwira turabizi twabanye nk'abavandimwe ndetse nk'inshuti bya cyane bya hafi, birenzeho tuba umuryango. Ati ndakwinginze rero ntabwo wabasha kuba wansohora muri iyi nzu, ati uratekereza nabaho gute, ati ubundi buzima bugiye kuba bwakurikiraho uratekereza nabubamo gute, ati ko nta n'ibyo kurya ndetse nta wundi muryango mfite atari wowe. Vuzimana niko kuba yamubwira ati ibyo byose ubwo watangiraga kuba wabyikora ndatekereza utari wabitekereje, ati ndekuzwa, ati kandi ikindi ndakwiyamye, ati sanga abo bavandimwe bawe wahoze undatisha, ati babe bajya kuba bakwitaho. Oman yakomeje amubwira ati ese ibi ngibi byose kuva watangira kwitwara gutya, ati byaje ryari ubundi ko nkuzi witonda mugenzi, hari igihe abantu bakwigisha kuba wahinduka ukaba utari cyo ndetse ukaba umugome kandi utari we, ndetse ukabasha kuba wagaruka mu yindi shusho kandi atari ko wari ukozwe. Samu nawe yakomeje amubwira ati iyi myitwarire ufite rwose uri kuba wagaragaza muri aka kanya ntabwo ari sawa. Umukobwa akababwira ati byaba byiza muvuye ahangaha. Samu yari ari gukomeza kubwira umukobwa uri ahangaha amushuka ko bazabasha kuba bamwitaho ndetse bakazabasha kuba bamuha ibyo akeneye, kagomba kuba yakitonda. Ahangaha umukobwa yari gukomeza ababwira ati mugomba kuba mwansubiza ayo mafaranga rero, ati ubushuti bwanjye namwe bukaba bwarangirije ahangaha. Bibutse ka Jambo kari kamaze gutekereza, kari kuba kavuga ati uyu mukobwa rwose ntabwo ari umwana mubi, ndetse ntabwo ari umwana mubi nk'uko bari kuba babitekereza. Bigaragare ko umutima wako wari uri kuba wagaruka rwose, ndetse uri kuba wagaruka neza, katangiye kuba katekereza ku makosa kamukoreye. Ahangaha Oman we yari ari kuba yamubwira ati tugiye kuba twava ahangaha tugende, ati nawe ntuzatekereze kuba wagaruka kuba wadusaba imbabazi, kuko ubashije kuba watwirukana ndetse uradusebeje muri ubu buzima twabanyemo twe nawe. Disi mwibuke uyu musore Oman ndetse n'uyu nguyu Samu buri kwita abavandimwe biwe, nta bintu byiza bari bigeze bamukorera twe twari twabonye, ndetse muribuka neza ko no mu mugoroba wari washize babashije kuba bamuta mu mabandibu ya bawani ngo abe yamukoresha icyo ashaka. Mukecuru yababwiye ati niba umukobwa atakibashaka ahangaha, ati ndatekereza mwafata urugendo mukaba mwagenda, ati mukareka kuba mwakomeza kuba mwamubangamira. Samuel ari kureba nk'ibishyimbo byapfubye. Umukobwa atangira kuba yababwira ati
basore njye namwe ntago twigeze tubana nabi nubwo mwe mutambereye inshuti cyangwa se abavandimwe beza. Ati ngire ngo mbe nabibutsa, ati duhereye kuri uyu munsi wa none mu minsi 10, ati ndabatumiye rwose muzaze kuba mwakenjoyinga mu kirori cyanjye ndetse muzabashe kuba mwakirira uwo muziranenge w'umuceri. Ati rero mbashije kuba nabatumira. Samu niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo twe ntago tubikeneye. Ati ubundi gute wowe wabashije kuba wajya kuba wateretana cyangwa se wakundana? Ati kandi iyi myaka yose twari tuzi ko nta mukunzi ufite. Mumyumvire namwe abasore barahanga ikibazo bari kuba bakibaza. Umukobwa ni kangaha uwo bita Omani yese amusinyira miliyoni 5 kuri cheke. Arangije aramubwira ati bifate nkaho ubushuti bwacu nawe tubuguze burangiriye ahangaha. Ati nizo miliyoni 58 uri kuba wakishyuza uyu mukobwa uri ahangaha Jambo. Ati nazo nituzibona tuzaziguha. Umukobwa yarabibukije arababwira ati mwibuke neza ibyo nababwiye. Ati mu minsi 10 uhereye none mugombe kuzaza kuba mwarya mu gikwe cyanjye ndetse mukaba mwarya uwo muceri ndetse mukawukanda rwose. Umusore Oman niko kuba yamubwira ati reka dutegereze turebe ibyo bitangaza uri kuba watwizeza. Ati rwose tuzaza kuba twareba uwo mugabo wawe. Ati se ninde wakanga kuba yaza mu bukwe bwawe? Umubano wa Mireye ndetse na Omani ndetse na Jambo ndetse na Samu wari urangiriye ahangaha. Natwe agafilime kacu nuko kagenze. Ndabakunda ciao ciao. Karangiye umukobwa asezereye basaza bitwa basaza biwe ndetse nabo yitaga inshuti ze cyangwa se abavandimwe be. Ababwiye ati muramuke, ati murabeho rwose tuzahurira mu bundi buzima. Uwo agakuru kacu ntikararangira, karacyakomeje. Abasore baje ahangaha bibwira ati ariko uriya mukobwa nawe ari kuba yaducanga cyangwa se ari kuba yatunyuza mu nzira zikomeye. Kumba agakobwa ahangaha ka Jambo kari kuba kababwira ati ariko uriya mukobwa ntago ari mubi nkuko muri kuba mwabitekereza cyangwa se uko muri kumufata. Ati twakagombye kuba twamubabarira. Samu yari ari kuba yamwumva. Agakobwa gakomeza kuba kababwira ati twagiye hariya tugiye kuba twamusaba imbabazi. Ati ariko mwongeye kuba twateza akavuyo. Ati nari ngiye kwikuramo ariko twese turimo. Omani niko kuba yambwira ati Jambo, ati gute uriya mukobwa yashatse kuba yakwica cyangwa se yaguhemukira? Ati ariko ukaba ukiri kuba wamugirira impuhwe? Ati uriya mukobwa rwose ntabwo tukimukeneye. Ati najye kuba yabaho ubuzima bwiwe. Ati natwe tubeho ubwacu. Ati si ibyo ngibyo hari ibirenze. Umukobwa nawe niko kuba yamureba arangije arikiriza. Barakwereka hari imodoka nziza yari iri kuba yakikatisa muri izo karitsiye ndetse irimo wa musore wacu bise Seti. Ndetse Seti rwose yari ari kuba yatambuka. Oman ari nakakomeza kuba yakitegereza imodoka bisa naho iyo modoka yari ayizi. Yatangiye kuba yavuga ati kubera iki anko mutoya ari ahangaha? Ati se niwe mbonye? Ati cyangwa naba ndi kurota? Bigaragare ko Seti yari anko w'iki gisore. Jambo niko kuba yatangira kuba yabaza Oman ati ariko kubera iki uri kuba wareba imodoka y'abandi cyane? Ati wayikunze urashaka kuba wayiba? Kumbe Seti yarababwiye ati ntago yaba ari we. Ati reka tube twabyirengagiza twigendere. Ati tuve muri izi karitsiye kuko n'ubundi anko ntago yaza muri izi karitsiye rwose. Icyo atarazi umuhungu wabo cyangwa se wari kwita anko niwe wari ugiye kuba yaba umugabo wa Mireye Rivuzimana. Omani yatangiye kubabwira umukobwa ati ubu ngubu tugiye kuba twavanga tugende. Ati nta mpamvu yo kongera kuzaba twahagaruka. Ati nubwo bukwe azabwibanire cyangwa se azabwikorere. Ndetse umukobwa yasigaye ahangaha ari kuba yabwira umukecuru ati bariya bareke bagende. Ati ndabizi tuzahurira mu bundi buzima. Kumbe umusore wacu Seti nawe yari ari kuba yagikandagiramo cyangwa se urugo yarucingamo ibirindiro cyangwa se yaruteramo ibirenge byibe. Umukobwa niko kuba yahindukira ahangaha ari kuba yagenda. Yumva ijwi rimuhamagara inyuma rimubabwira ati Mireye. Ati Mireye nawe niko kuba yahindukira gake nka filime z'impinde. Arangije ahindukira arebye neza kureba inyuma yiwe. Hari umusore ushinguye ndetse w'ibogari ndetse mwiza niko gutangira kuba yakibwira mu mutima ati kubera iki nyirakuru cyangwa se uwandeze atigeze ambwira ko umusore ugiye kuba waza kundeba ahangaha ari bogare? Umusore yatangiye kuba yamubaza ati se ubuzima buri kuba bwagenda gute? Aturi kwiyumva ute? Atumeze gute? Ndetse umusore Seti ahangaha yari umusore mwiza ndetse ufite akayobe ndetse gasimofinze rwose
bigaragare ko namufotoye ifoto itakirirwa uyirelazinga cyangwa se hari ibyo ubasha kuba wayikoramo. Umukecuru aho ngaho yari ari kwisekera, umusore ari kuba yamubwira ati se ngo wabwiye umukecuru ko wabashije kuba wabyemera, ati ko njye nawe tugomba kuba twakora ubukwe. Barakwereka nawe umukobwa yatangiye kuba yaganira n'umusore amubwira ati sinarinzi kuri buze kuba wagera ahangaha muri aya masaha, ati nibwo ngiye kuba nakitegura, ati ariko reka tubanze twagira ibyo tuganiraho muri make. Umukecuru muri ako kanya yahise atanga umwanya ku mukobwa we ndetse ngo abe yagira ibyo aganira n'umugabo we w'ahazaza. Batangiye kuba baganira ahangaha, umukobwa amubwira ati se ndakwinginze mbabarira, ati kuba ibi byose byarabaye, ati ubwo nageragezaga kuba nagukupa nabwo, ati sinabishakaga, ndetse kandi umbabarire kuba njye n'abavandimwe yawe cyangwa se abo ngiye kwita ababyara banjye tuba tutarabanye neza cyangwa se sori nabishwa b'ubu ngubu. Yatangiye kuba yamubwira ati ubu ngubu njye nabo nta n'umubano tugifitanye, ati ariko bambereye inshuti nziza mu gihe twari turi kumwe, ati rero ndashaka ko bazabasha kuba baza mu bukwe bwanjye ndetse bagatangira kuba banyakura anti wabo, ati nicyo kintu ndi kuba nakifuza. Umusore uri ahangaha nawe bigaragare ko yari yashimye umukobwa ndetse ntabwo yigeze abasha kuba yamuhakanira ngo amubwire ko atabashije kuba amushaka, ahubwo yaramubwiye ati ngewe, ati guhera aka kanya, ati ndashaka ko tuba twajya kuba twakora ubukwe bwacu aka kanya. Umukobwa yarumiwe ndetse umusore wari waje ahangaha we yari afite gahunda, ndetse mwibuke ko umukecuru yari ari kuba yavuga ati uyu musore wacu Seti yari ategereje igihe kinini ndetse ategereje kuzabona umukobwa muzima bagakundana. Bidatinze barakwereka Seti yahise azana umukobwa aho bita niba ari kwande njye simba mpaza abantu buriya mwakoze ubukwe murabizi, bahise baza mu murenge ndetse baza guteresha kashe, babaha seritifika y'uko ubu ngubu bagiye kuba baba umugore n'umugabo. Umusore yarahindukiye areba umukobwa ndetse n'umukobwa nawe yari yagize isoni ndetse ntiyari yari kuba yakiyumvisha ko ibintu bigiye kuba byakwihuta muri ubu buryo. Yarahindukiye abwira umusore ati sheri urakoze, ati nizere ko ubukwe bwacu buzaba bwiza. Basohotse aho ngaho, cyari cyo gihe nako kanya ariko kuba bajya mu rugo. Umusore yatangiye kuba yamubwira ati ugombe kuba wakitegura, umukobwa niko kuba yamubwira ati ibi ngibi ubwo bibashe kuba byarangira, ati reka dutegereze ibizakurikira, ati kandi ndakwinginze bari abishywa banjye cyangwa se bari abavandimwe babo uzabatumire bazabe bahari ku munsi w'ibirori. Umusore niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo uze kubifata nk'ibyakozwe, ati kandi nanjye reka mbe nakwibutsa Mirelle Vuzimana. Yarongeye arahindukira disi areba umusore bari bagiye kuba bashakana, ndetse uyu musore mwibuke neza ko Omani yamubonye ari kuba yaza muri izi karitsiye, aravuga ati gute anko mutoya yaba ari ahangaha. Icyo atarazi anko yari yaje kuba yakishakira icyana cyo kuba aracuba muri iyi minsi, ndetse agomba kuba yajya aryamana nacyo akikubitira kuri ka kandi. Ese hari umuntu uba udashaka ibyishimo mu buzima bwe? Agakobwa disi katangiye kuba kamutera sitori kamubwira ati sinzarota ibi ngibi birangiye, ati ndambiwe ubuzima bwo nari ndimo njyenyine. Kumva icyo atarazi umusore yari ari kuba yabwira inkuru ye cyangwa se yamuganiriza we ubwo buzima yari aburambiwe ndetse cyane. Twe turabizi cyane ko uyu musore wacu ubwo buzima uyu mukobwa ari kuvuga yari aburambiwe rwose, kuko uyu musore ndetse mwibuke neza ko yari amaze iminsi ari kuba yashaka umukunzi, bazahuza umukunzi ndetse ufite gahunda yo kuba yaba umugore rwose. Barakwereka bidatinze ibyaba ngaba byo murabizi ntibiba biri gutinda, iminsi 10 aba ari nko guhumbya, mbese aba ari nk'umunsi umwe. Umunsi w'ubukwe warageze ndetse hari abasore ahangaha babiri turabazi, ni Omani na Samu ndetse n'umukobwa wacu Jambo. Bagombaga kuba bakitabira ubukwe ndetse bwo bise anko wabo. Barakwereka ahangaha baje batangira kuba bavuga ati sinari nizera ko anko wacu agiye kuba yadusiga rwose akaba yazana umugore, ati sindi kuba nabyiyumvisha. Omani we yari ari kuba yababwira ati anko wacu rwose, ati ni umugabo w'umunyabumuntu, ati twizere ko atari buze kuba yadutenguha ngo abe yashatse umugore mubi. Icyo batazi umugore wari ugiye kuba anko we ni umwe mu bakobwa bajyaga birirwana ndetse ubu ngubu
abangaba bari bagiye kuba baba abishywa ba Mireye Rivuzimana kandi bari inshuti ze z'akadasohoka, inshuti magara. Umukobwa Jambo nawe yari ari kuba yakunga mu ryabo, ariko Oma nababwira ati mwebwe ndi kuba nababwira ati mutuze muraza kuba mwabyibonera, ati nge anko rwose mwizereyemo. Jambo nawe ati anko wacu rwose nawe ati turabizi ko atajya kuba yatereta habi, ataraza kuba yazana umugore mwiza, ati si ibyo ngibyo nibyo twakagombye kuba turi kuganiraho, ati ntitwakagombye kuba twashaka ikindi kintu tuganiraho, ati kandi nanone mwibuke ko umuntu agomba kuba yashaka umugore ashaka cyangwa se yahitamo umugore babana ashaka. Ako kanya bari kuganira hari uwaje ahangaha nawe atangira kuba yabegera Samu mbibutse we amagambo aba afite abari make ariko yuje ubugome. Umusore yaje ahangaha atangira kuba yabaganira ababwira ati se muzi ko umugore ugiye kuba uwa anko wanyu ari Mireye Rivuzimana? Abangaba bati ngo iki? Jambo niko kuba yasunika umugabo amubwira ati hagarika ibyo uri kuba wavuga mugabo, ati wowe ibyo uri kuba wavuga ntabwo ubizi. Umugabo niko kuba yababwira ati ngiye nigenderaga, ati ibyo ndi kuba nababwira rwose ati muraza kuba mwabyibonera nyuma, ati si ubwo ibyo ngibyo ati ni ibintu nakirirwa ngenza kuba nababeshya. Kumbe Omani na Samu batangiye kuba bavuga ati ndumva ibintu bigiye kuba byakomera cyangwa se byatubera bibi. Baratangira baravuga ati ibingibi byashoboka gute? Ati kumbe ya minsi 10 yatubwiraga ati yari iyi ngiyi rwose, ati yari agiye kuba yaba umugore wa anko. Ati se gute anko ibingibi we n'uriya mukobwa baba barakundanye? Ntibari bari kwiyumvisha uburyo ki anko wabo yaba yaraguye mu mutego w'urukundo w'uriya mukobwa. Ariko ikintu nababwira cyo urukundo rujyaho urashatse kandi rukajya ku bantu rubona ko ari ingenzi kuba bakundana. Abangaba batangiye kuba bavuga cyangwa se bameze nk'abari kuba batongera umukobwa wacu Rivuzimana, ariko ikimana iba yanzuye kiba kigomba kuba cyaba kandi kikaba nta muntu ubashije kuba yagihagarika. Bakivuga amagambo menshi, anko wabo yaraje ndetse ari wa musore wacu twita Seta ahangaha araza arababwira ati ndabashimiye kuba mwaje ahangaha, ati kandi ni iby'agaciro kuba mbafite, ati umugeni wanjye cyangwa se umukunzi wanjye akaba n'intwarikazi yanjye, akaba mama w'abana banjye w'ahazaza, akaba n'ubwiza butatse ndetse akaba n'inyenyeri imurikira, akaba n'ibisubizo by'ibibazo byanjye, ati yakaza akabatangira kuba yabiyereka mama we. Kumbe muri ako kanya disi ka Mireye Rivuzimana nababwiye ngo ni keza simbisubiramo, ndetse uwampa amahirwe nkaba najya muri iyi screen nkajya muri iyi nkuru nanjye nagatereta. Yatangiye kugitera intambwe aza rwose muri ka gatimba k'abageni, ubona ko ari umukobwa ufite viziyo ndetse uzanagura televiziyo akajya yirebaho, akajya yibuka umunsi w'amateka wiwe. Ndetse ahangaha abanzi nibwo baba bari kukugera imihoro, bari kukugera amacumu, bavuga ati n'ubundi urugo uzarugeramo rukunanire. Yaje yitonze agenda akimbagira gitore nakosora igitore kazi, ndetse araza ahangaha niko kuba yakicomeka ku kaboko k'umugabo we ari we Seti, ndetse barakomeza barisekera. Seti nawe atera intambwe ari kumwe n'umugore we, batangiye kuba bajiginwa. Ndetse abanzi murabizi bacu, ibyiza byose umuntu abashije kuba yageraho cyangwa se intambwe umuntu aba abashije kuba yatera ntibaba bayishimiye habe na gatoya. Batangiye kuba bavuga ati ibingibi rwose ntago bishoboka, ati ntago bishoboka. Jambo yatangiye kuba yavuga ati kubera iki uriya mukobwa ati noneho yabashije kuba yaba mwiza cyane, ati byagenze gute? Kumbe wari ukomeje we yaje ahangaha atangira kuba yabegera, atangira kuba yababaza ati mumeze mute basore? Ati se biri kugenda? Ati biri gucamo. Jambo yari ari kuba yakitegereza umukobwa, mbibutse yari yakuyemo bwa burinete yabaga yambaye bwamugiraga agakecuru ndetse ahangaha rwose yaje ari kugaragara nk'abakobwa bacu beza ba hano i Rwanda n'i Burundi, mbese ari kuba yagaragara nk'umubyeyi uzaba yabyara utwana ndetse tukaza dusa neza. Yatangiye kuba yababwira ati ibyo byose muri kuba mwatekereza n'ibyo muri kuba mwabyiyumvisha,
ati mube mwabyihorera kuko ni amakosa, ati nta hantu biri buze kuba byabageza, kandi ibyo ni ukuri ndi kuba nababwira. Mbese umukobwa wacu ahangaha Mirelle Vuzimana, mwibuke w'ukuri kuba kuganje ibindi byose, ndetse ntakunda ikinyoma, ntakunda no kuba yagira umuntu abangamira mu buzima bwe bubaho. Yarababwiye ati uyu munsi ni ibirori, ati ni umunsi w'ubukwe, ati ni umunsi wo kuba twakishima, ati ndabinginze muze kuba mwakitwararika ndetse ntimwangirize ikirori cyacu. Omani yatangiye kuba yavuga ati ibingibi ntibishoboka, ati ibingibi byashoboka gute. Yatangiye kwibuka ubwo babonaga uyu mukobwa ku ishuri bwa mbere yaje ari muri iyi shusho, ndetse ni umukobwa mwiza niko nababwiye, wuje uburanga ndetse nawe ufite akayobe kari simifu, ndetse yagaragaraga neza ku buryo aho atambukaga hose abasore batangiraga kuba bamurwanira bavuga ati uyu nguyu ni uwanjye, ati uyu nguyu ni uwanjye, atagombe kuba ari uwanjye. Kumva abasore baranga Samu na Omani nabo babaga bari kuba babireba, bari kwibaza ukuntu bagomba kuba bagera ku mukobwa wacu Mirelle, ariko bakitegereza bakabona nta buryo bumwe na bumwe babasha kuba bamugeraho. Abasore nibwo bajyaga baza kubahagararaho bonyine bakavuga ati n'ubundi uriya mukobwa, ati nta buryo rwose twamugeraho, ati abasore bose baba bamushagaye rwose bari kuba bamurwanira. Umusore niko kubabwira umuvandimwe we Omani ari kuba yabwira Samu ati tugomba kuba twashaka uburyo tugomba kugera kuri uriya mukobwa. Kombe barakwereka umukobwa nawe yari yabibonye, ndetse yabonye ko abasore bari gushaka kuba bamuvugisha ariko bakabura uburyo, nawe yaragiye yiga imigambi. Ahangaha yagarutse ameze nk'agakecuru, ndetse yabaye umukecuru wa kazi, yaragiye atamo uturineti, arangije uruhu rwe narwo sinzi ibintu yagiye ararukora rusa n'urwangiritsemo. Abasore niko kuba bamwitegereza baramubaza ati se ni wowe wa mukobwa w'ikizungerezi twari turi kuba twareba twashakaga ndetse n'abandi basore bari kurwanira? Umukobwa arababwira ati yego rwose, ati ni jyewe, ati biriya bintu simbikunda rwose, ati niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuba nagira some changes ku ruhu rwanjye cyangwa se nagira impinduka ku ruhu rwanjye. Ati ibyo ngibyo ndatekereza bizamfasha kuba naba hano mu kigo amahoro, ndetse nk'abana n'abandi bantu n'abanyuraho ngo babashe kuba barwanira ubwiza bwanjye. Disi agakobwa nako katangiye kuba kabwira abasore ati kandi nizere ko njye nawe tugiye kuba twaba inshuti, ati kandi tuzaba inshuti nziza, ati nta mpamvu yo kuba mwampunga cyangwa se mwanyanga namwe. Ndetse agakobwa kacu ka Mirelle Vuzimana kakomezaga kababwira ati mwebwe muri abashuti banjye, ati cyaba cyose uko naba nsa kose mugomba kuba mwakomeza mukankunda, ati kandi nta nubwo ndi kuba nabibasaba, ati ni itegeko. Samu ahangaha niko kuba yavuga ati yego rwose niko bimeze, ariko mu nyuma mwabonye uko byaje kugenda, batangiye kuba bamuhinduka kugeza n'ubwo bamusigaga mu byago. None kuri uyu munsi wa none agiye kuba yababera anti, ndetse bagiye kuba baba abishywa biwe. Yatangiye kuba yababwira ati ariko si ibyo nakagombye kuba nabibutsa cyangwa se nabanyuriramo, ati murabizi ukuntu byabashije kuba byagenda, ati murabizi ko ari njyewe wabashije kuba nafata umwanzuro wo kuba nakihindura, ati si ibyo ngibyo nabyo ni ibintu nabasubiriramo ngo imbe nababwira. Ndetse iyo nkuru yari atangiye kuba yayibaganiriza ubwo yari ahagaze imbere kuri aritari. Arangije umusore wacu Satine ko kuba yamubwira ati sheri, ati rwose urasa n'izuba rimurika, ati niyo turi mu mwijima, ati nta wundi mba nibonera mba mbona wowe, ati kuko uramurikira aho ngiye hose, ati nakifuje ko iyi ariyo mpano ngiye kuzaha abana banjye, ndetse impano irutse izindi ari ukuba mama mwiza w'abana banjye. Agakobwa nako kari guseka, ndetse umusore Sati yari yuzuye amagambo y'urukundo nawe, maze umusore Omani niko kuba yakiterura aravuga ati anko uwo mukobwa ntago agukunda, atari kuba yakubeshya, ati se ntabwo uri kuba wabyumva, atakunda twebwe. Umukobwa niko kuba yamubwira ati hagarika ibyo uri kuba wavuga musore Omani, ati wowe ntabwo ubizi. Ndetse abasore baraha kuba bari bitwa abavandimwe biwe bakabyangiriza, bakaba batakiri abavandimwe biwe, batangiye gushaka kuba bakangiriza n'imipangu yo kuba ubukwe bwe bwiwe butagenda neza. Samu yatangiye kuyabwira anko we ati anko urabizi ibi bintu ugiye kuba wakishoramo ko atari byiza, ati kuba wajya kuba wabana n'umuntu utagukunda ntago
biba bisa neza rwose. Ati rero uyu mukobwa yashatse kuba yatugusha mu mutego wiwe cyangwa se yatugusha mu mipango ye, ati ariko ntabwo biri buze kuba byamuhira. Kumbe ka gakobwa yari yirukanye katangiye kuba kavuga ati gute waba wabaye mwiza uko nguko ku munsi w'ubukwe bwawe, ati wagiye kuba wakibagisha iyo sura yawe se kugira ngo ube wabasha kuba wakemeza umugabo wacu. Sati yatangiye kuba yababazwa n'amagambo umukobwa yari ari kuba yakoresha ahangaha, ndetse uyu mukobwa wacu Jambo yari ari kuba yakoresha amagambo ndetse atari meza habe na gatoya. Bodyguard niko kuba yaza ahangaha, arangije atangira kuba yagafata, gatangira kuba kahindukira kamubaza ati wowe urinde. Kumbe Samu yatangiye kuhavuga ati mubwire bodyguard wawe atabe yarekura uyu mukobwa. Seti yatangiye kuba yababwira ati uwo mukobwa ntabwo nigeze mbasha kuba namutumira kuba yaza mu bukwe bwacu ahangaha, ati gute abashe kuba yahagera akaba atangiye kuba yavuga amagambo ameze gutyo. Samu niko gutangira kuba yavuga ati uyu mukobwa ati ni inshuti yacu njye n'umuvandimwe wacu, nitwe twabashe kuba twamuzana. Umusore niko kuba yababwira ati rero ntabwo mbashe kuba mwifuza ahangaha, ati kuko n'umugore wanjye ntabwo amukunda cyangwa se we n'umugore wanjye ntibumvikana, ati rero mwe mwamuvana ahangaha ndabinginze. Bodyguard niko kuba yamusohora nabi ndetse amushyize mu maboko yombi, biriya nibyo bita mu maboko yombi nubwo atari aya polisi. Samu yatangiye kuba yamubwira ati anko, ati ugombe kuba wabwira bodyguard wawe twari uriya mukobwa gake, ati kuko nta mbaraga afite. Woman niko kuba yavuga ati urabona ko uwo mugore atangiye kuba yateza akavuyo. Anko wabo Seti niko kuba yatangira kuba yababwira ati change inguru uri muri ko wavugamo, ati uyu ngubu muhamagare ni rito anti wanyu, ati muhamagare anti ntago ari umugore. Umusore Samu niko kuba yatangira kuba yavuga ati se noneho urishimye, ati imipango yawe ubashije kuba wayigeraho, ati nizere ko imikino yawe uri gukina ati ubashije kuba wadutsinda rwose, ati twebwe turemeye ntabwo dushaka gukomeza kuba twahangana nawe, ati ngaho genda mubane, ati turebe kuzishima. Umukobwa akomeje kuba yavuga amagambo menshi aho ngaho. Samu niko kuba yamukubita urushyi. Umukobwa uri ahangaha yatangiye kuba yabakubita, ndetse abasore bari baranga bari kuba bamubwira ati igihe cyose twabashije kuba twabana na anko wacu, ati ntiyigeze abasha kuba yadukozaho n'umutwe w'intoki, ati none wowe wahuzuye, ati turabona anko atangiye kuba yadukubita, ati se uratekereza wowe tuzakwishimira mu muryango wacu, ati mwakagombye kuba muri guhagarika ibyo muri kuba mwakora. Ayo ni amagambo yari ari kuba yavugwa na Omani abwira anko we ati ibyo wakora byose, ati uyu mukobwa ati ntituzigera tumwakira mu muryango wacu nk'umugore wawe, ati wakagombye kuba wahagarika ibyo urimo rwose. Anko w'abasore Seti yatangiye kuba yababwira ati ibyo muri kuba mwavuga ahubwo mwe ntabwo mubizi, ati njye nta muntu watinyuka kuba yantera ubwoba kuri iyi si, ati uratekereza hari uhari se niko kuba yakikoma mu ntoki. Arangije bodyguard we wari umaze kuba yasohora ya nkozi y'ibibi yacu Jambo niko kuba yazana hano akantu kari kabitse ndetse kameze nkaho kariho impeta. Umukobwa niko kuba yakuraho za mariage certificate ziba zigaragaza ko abantu bakoze ubukwe, niko kuba yababwira ati murebe ibi ngibi basore, ati niba muzi kuba mwakitegereza, ati murebe ibi ngibi, ati twebwe twamaze kuba twatera intambwe, ati kandi ndatekereza tutazasubira inyuma. Abasore kureba neza, ubukwe bwari bwarangije kuba bwaba ndetse na mariage certificate abukobwa ahangaha yibitseho. Samu niko kuba yavuga ati ibi ngibi ntabwo bishoboka, ati ibi ngibi ntabwo bishoboka kandi byari byarangije kuba byaba. Samu nawe Omani nawe yatangiye kuba yakitegereza, arebye neza abona na sinyatire rwose zirahari, niko kuba batangira kuba bakikanga ndetse batangira kuba basubira inyuma. Umukobwa yari abakosoye ndetse abigishije ko umuntu wese atakagombye kuba yafatwa nabi, ahubwo umuntu agomba kuba yafatwa uko ari ndetse akaba yabana nabo bari kumwe mu mahoro ndetse ubuzima bugakomeza. Nibutsa kuba wadukorera subscribe n'ubu utarayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire uko ubonye iyi nkuru yacu, niba yagushimishije uze kuba washyiramo imitima myinshi ndetse uze kuba wakwibuka gukanda like ndetse na share ku bantu bawe nabo birebera inkuru. Tugahiniye hakuno ndetse ndaza kuba nabaha finali yako, muze kuba mwakirebera ukuntu igasoje cyangwa isosojwe inkuru yacu.